bireba yahoze ari imodoka Pastor Theogene nuko nguko yabaye yangiritse ibice byose urabona ko hari amaraso andi modoka yabiciye kugira ngo wenda umuntu agera n'inyuma kugira ngo abantu babone ko ariyo plaque zayo ziragaragara ko ari imodoka ya Pastor Theogene. Ntago Yesu yabakuzaho mani, ntago yabakuzaho Yesu. Muvuge ngo Yesu ntiyadukuzaho, ntago yabakuzaho. Niyo mpamvu yabibereye umupasiteri, yabihereye umupasiteri. Reka nizere kumeze neza wowe ukurikira Yellow Star. Reka kandi nkwifurize kugubwa neza aho uri. Urufurero rwa Pastor Theogene Niyonshuti wamenyekanye nk'inzahuke. Ni urupfu kugeza ubu ngubu navuga ko abantu bose baracyari muri shoke, hahandi uba wibaza niba ibyo wumvishe bishobora kuba ari byo cyangwa se ibyo wumvishije atari byo, cyangwa ukiri guprosinga niba ibintu wumvishe. Ngira ngo byinshi mwagiye ndamubona mu tuvideo byinshi yagiye bikora. Ibyinshi yabivuze mbere gatoya y'ibiganiro yagiye akora. Hari n'ikiganiro yakoreye kuri RBA avuga ati ngiye rwose ndabizi neza ko nzajya mu ijoro. Imana ijoro yari arinyemereye, ngira ngo urabyumvishije neza cyane ku magambo yiwe yatangaje. Ku bantu wenda badasobanukiwe neza uko bimeze, mwifashishije wenda nk'inkuru y'igihe, dore ko n'igihe nacyo cyamaje gukonfaminga amakuru y'urupfu rwe. Bivugwa ko Theogene yari yagiye muri Uganda mu bijyanye n'umurimo w'Imana, cyangwa se mu bikorwa byo gukora n'ubundi umurimo w'Imana. Agezeyo rero, ageze mu gihugu nyine cya Uganda, urumva ko nyine habayeho ibyari byamujyanye. Hanyuma yaje kuba yafata noneho imodoka igaruka mu Rwanda. Ubwo Pastor Theogene rero Niyonshuti bakunda kwita inzahuke, yagiye rero mu ijoro ryo kuwa 22 Kamena 2023. Nibwo iyi nkuru wenda y'incamugongo yagiye hanze, ariko akaba yari yagiye mu gitondo cyo kuwa 4. Ubwo ni ku munsi w'ejo mu gitondo ku itariki 22 Kamena muri 2023 nibwo yaragiye Kampala mu murimo w'Imana. Hanyuma nk'uko bitangazwa cyangwa se byagiye bigarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, bikavuga ko yakoreye impanuka arimo aragaruka mu Rwanda. Mu byo yagiye riratangaza byose, ngira ngo sometimes wenda iyo umuntu nta gihe kinini cyane asigaje akenshi ajya abimenya. Numvishe inkuru ubwe zaturutse ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, binashingiye ku makuru we yitangarizaga, haba ku biganiro yagiye agirana na Chita kuri RBA, ndetse ibiganiro yagiye atanga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Yahurizaga ku kintu kimwe agira ati ndabizi neza ko gupfa nzapfa n'ubundi sinzaramba nk'umusozi, kandi twese tuzapfa. Nuko wenda utamenya igihe bizabera, ariko icyo nzi cyo nuko igihe kizajyana twe twagenda. Hanyuma we ariko akavuga yuko bisa nkaho yarasanzwe n'ubundi abizi neza cyane ko ashobora kuba n'ubundi arimo arasezera. Mu biganiro bitandukanye rero biheruka, uyu mupasiteri yagiye akomeza gushumangira cyangwa se gushingira ko avuga ati ijuru Imana yararimporomisinze, ijuru Imana yararimpaye, ati ndabizi neza ko ijuru ryo kurijyamo nzarijyamo. Ni byiza ku rundi ruhande kuba wenda atabarutse avuye mu murimo w'Imana, kuko hari n'igihe ashobora gutabaruka wenda muri accident aho ngaho gutyo gusa, ariko byibura yaravuye n'umurimo w'Imana, yaravuye gukora Imana, yarari mu muhamagaro, nicyo yahamagariwe. Nahoze ndimo ndabona wenda ibiganiro byinshi yagiye agarukaho, byari bishingiye ku kintu kimwe cy'ingenzi, kugaragaza ko Imana ihindura amateka, kugaragaza ko uyu munsi ushobora kuba uri mu buzima, ariko ejo ubuzima burimo bugahinduka. Ikijyanye rero wenda n'abana bere, nicyo kibabaje cyane umuryango wasize. Yari umupapa ukiri mutoya rero, yari afite abana bato, abana bagera kuri 3. Yari afite umugore ukiri mutoya nawe. Ngira ngo niba wumvishe neza cyangwa se warebye wenda gatangira, ngira ngo abarimo introducing avuga ati nguyu mama pasteur. Ngira ngo namwe mu mashusho akomeje gushengura imitima ya benshi, kuko mu bantu ikintu bura kibabaza cyane ku rupfu
urupfu navuga ko biragoye cyane ko wamenya uburyo wenda warusobanuramo cyangwa se cyangwa uburyo wasesenguramo bino bintu, ariko ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu aka kanya uba ubona umuntu ari muzima nta kibazo afite atarwaye, hanyuma umuntu bakaguhamagara bakakubwira ngo umuntu wawe warapfuye. Niba ari ikintu cya mbere kibabaza, ntekereza ko aricyo kintu cya mbere kibabaza cyane mu buzima. Ntekereza ko niba hari ahantu wenda umugore we ubari, mu nkuru nyinshi yari afite umugabo uri popira, umugabo wigisha ahantu henshi, wagiye abwiriza ubutumwa bwiza ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko ntabwo ari ibintu bishoboka kuba wabyakira, ntabwo ari ibintu bishobora kuba upfa guhita wakwakira gutyo, no cyane nk'ibi biri no hanze y'igihugu. Navuga ko byari kuba bipfuye wenda kuba byakwangwa wenda iyo aza kuba ari nko mu Rwanda, ariko abantu kwenda bamugezeho, umuryango ukaba wahise wenda umugeraho byihuse. Ntekereza ko ariko wenda umuryango ushobora kuba umuryango we wanamugezeho kugira ngo barebe ko bamuzana abe yashyingurwa no mu Rwanda. Ariko ibi ngibi iyo tuvuga ibi bintu cyangwa se tugaruka ku nkuru zimeze uko nguko, ngira ngo ndabyibuka nko mu mwaka ushize nibwo twagiye tugira ibindi bihe bikomeye cyane mu gukora zino nkuru. Wenda murabizi we nk'umuvandimwe wagiye Burabyo, izi nkuru sinzi, ni inkuru ziba ziremereye cyane, ni inkuru navuga ko ziba ziremereye kugira ngo umuntu agire wenda kuba yagira ikintu zivugaho cyangwa se yazigarukaho, bitewe n'uburyo ni urupfu rutunguranye, kandi urupfu ni ikintu kitamenyerwa, ni ikintu buriya kitubaho tutagira twebwe icyo twarenzaho kindi cyangwa se icyo twakongeraho. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye cyane kubyakira cyangwa se kubyumva. Gusa ni ibintu tuba twumva ko natwe isaha ku isaha umuntu aba azagenda, twicara tubizi ko n'ubundi isaha ku isaha umuntu azagenda, ariko ntabwo tuba tuzi ngo ni igihe ki, ese ni ryari umunsi, ni igihe ki, n'ejo cyangwa se n'ejo bundi. Ariko iteka bihora bimera nk'aho iteka urupfu rudutungura, tukamera nk'aho tutari tuzi ko ibyo bintu bishoboka. Gusa utabarutse abatabarutse, nk'uko pasiteri abivuga ati rwose ijuru ndabizi neza ko ndifite, ndabizi neza ko ndirimo, ko narigezemo, ko Imana yari imporomisinze ko nzarigeramo. Reka tumwifurize rwose Imana izamwakire, kandi ijuru nk'uko yahoraga rivuga izarimuhe rwose, izarimuhe kuko nk'uko yabyemezaga rwose, kandi nk'uko Imana ngira ngo nayo irabizi, cyangwa se nayo niba ireba umurimo mwiza yakoraga cyangwa se ubutumwa bwiza yatangaga, benshi yagiye abasha guhindura, benshi yagiye abasha kwigisha, bakava hamwe bakagera ahandi hantu bagera. Byinshi bamwigiyeho kuko yeze imbuto ku buryo bufatika cyane. Urugendo rwe rugendo rurerure cyane muri ubu buzima, kandi yagerageje gukora ibishoboka byose, hahandi buri umuntu wese wumva ko akeneye gukizwa cyangwa gukiranuka akaba yaterekeranye mu cyuyu mupaseri rwose Theogene, kuko yakoze ibintu bitangaje kandi ibintu buri wese byamutera kumva yuko buri wese ku buryo byamutera kumva yuko byibura hari ikintu cyiza yakabakora muri iyi si. Ntituzi umunsi n'isaha, ariko buri wese ikintu yakabakora muri iyi si kizima, agakora ikiri cyiza, kandi mu gihe cye cyose abonye akabasha kujya abana n'Imana, akabasha gukora ibintu bizima, agatanga ubutumwa buzima bushobora gufasha abantu cyangwa se bukagira icyo buhindura muri sosiyete. Ndizera rero neza ko Imana yamupromisinze ijuru, kandi ko ndizera ko rwose pe ko ari ibishoboka, nuko atari ibishoboka aba ari abantu twe turitanga, ariko nk'Imana nzi ko yari mupromisinze kandi izanarimuha rwose. Reka tugaruke ku mirimo myiza wenda yagiye akora cyangwa se ubutumwa bwiza yagiye yigisha, abantu benshi yagiye ahindura ubuzima hirya no hino mu Rwanda. Reka twizere yuko byibura Imana izarebe byinshi mu byo yakoze, ubutumwa bwiza yatanze, ikaba byibura yamuha ijuru nk'uko yari musezeranije, nk'uko yakomeza kugenda bigarukaho mu biganiro byagiye akora bitandukanye. Mu bindi bintu wenda nagarukaho pasiteri Theogene, ngira ngo yari umupasiteri
wari ukunzwe n'abantu benshi bashoboka, kuko ni abantu benshi batandukanye bagiye bagaragaza inkuru y'akababaro, bagaragaza agahinda. Ngira ngo aha murabona ko na DJ Pius yari yamupostinze n'agafoto bari bafatanye, yanditseho ati Imana ikwakire pastor kandi Imana ikwakire mu mahoro. Nahoze ndi kubona n'abandi bantu bagiye batandukanye, cyane cyane nko ku Isimbi, cyane ko ari bagiye akunda gukora ibiganiro cyane. Nagiye mbona Isimbi Maro wa undi wo muri babakobwa bitwa Kigali Boss. Bakomeje kugenda, ni benshi bagiye bakomeza rwose kugenda bamupostinga hirya hino bitandukanye, bagaragaza agahinda. Reka mbabwize ukuri, urupfu nk'uru nguru, urupfu rwari rukwiye wenda kugira ikintu rutwigisha, cyane cyane ku bantu duhora dutekereza ko igihe kigihari, igihe cyo gukora ikintu runaka kigihari, igihe cyo kujya mu bintu runaka, igihe cyo kuba ni ukuvuga duhora twibeshya. Niba ikiremwa muntu hari ikintu cya mbere na mbere twibeshya, ni uguhora twibeshya ko dufite igihe umuntu akakubwira ko yizeye ko afite igihe cyo kubaho, ko afite imishinga yo gukora, ariko ntidutekereje ko igihe gishobora kuba cyaradusize, nta gihe dusigaranye cyangwa nta gihe tugifite. Izi nkuru nazivuze no ku cya gihe cya ba Buravan, mvuga ati nta muntu wigeze atekereza, cyangwa se sinzi ko na Buravan nawe ubwegeze atekereza ko ku myaka 27 ko azabura ubuzima. Kuri Paseri nawe urebye plan ye wenda y'ubuzima bwe, ukareba kuntu asobanura kuntu agiye abaho ubuzima bubi n'ukuntu Imana yamuhinduriye ubuzima, ntabwo ntekereza ko iki cyari cyo gihe. Kuko ngira ngo Citegeze yawe yamukoresha ikiganiro amubwira ati bavuze kuri iyo sije yo gupfa, Citegeze yamubwira ati oya, ntabwo igihe cyari cyagera cyo kuba ugiye Paseri. Ikiganiro gisa naho cyafashwe mu minsi mike ishize, cyase mu mezi make ashize, nibuka neza, ariko nta muntu n'umwe, yewe na Paseri ubwe ntago nawe yigeze atekereza ko iki ari cyo gihe cyo kuba yatabaruka. Gusa Imana buri gira umugambi wayo n'igihe cyayo, niyo mpamvu bavuga ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Ubwo wasanga Imana yabonye ari cyo gihe cyo kugira ngo imuhe ijuru, koko ntekereza ko ashobora kuba yarigiyemo. Kandi niba umuntu rwose ubasha kwiyumva ku gihe cyose ufite igihe, uracyafite igihe cyo kwa ibintu runaka, oya, igihe nteke niko mbyumva, niyo myuze yanjye niko mbitekereza. Igihe urimo, igihe ufite ubu ngubu aka kanya, nicyo gihe. Niba ari ushobora kuba wasaba imbabazi, niba ari ikintu ushobora kuba wakora kiri cyiza, gikora ubu nonaha, nawe gikora ubu ngubu. Nta mpamvu yo gutegereza nzagikora mu gihe runaka, nzihana mu gihe runaka. Ndacyafite igihe, nta gihe kindi. Ntekereza ko twe duhora twibeshya ku gihe, ariko urupfu ni ikintu kidutungura isaha ku isaha, ni ikintu kituzira umunota ku munota. Igihe ufite ni iki ngiki ufite aka kanya, ejo ntuzi uko bizaba bimeze. Reka mbashimire rero mwakomeje gukurikira Yellow Star. Reka mbifurize kandi kuba mwakomeza kwihanga. Reka kandi mbihanganishe, nihanganishe n'umuryango wa Pastor, reka nihanganishe n'umuryango wa Pastor Theogene, ndetse n'abandi mwese, cyangwa se nawe aho uri hose ushobora kuba wabasha gukurikira Pastor Theogene, ku butumwa bwiza yatambutsaga, ku nyigisho nziza, cyangwa se ku masomo ushobora gukora mu gihe runaka. Reka nkomeze nkwihanganishe kandi ukomere, n'inshuti ze muri rusange, reka dukomere twihangane, nta kundi. Ubuzima ni ubuzima, ubuzima niko bumera, nta kundi, nta kindi. Turabakunda cyane. Ciao ciao.